mwami turagushimiye ko uduhaye n'umunsi w'umugisha kugira ngo tubemo mwami. Tuze kugira ngo utubere umunsi w'umugisha mwami. Ufashe bari bujye mu kazi mwami, ubashoboreshe mu kazi mwami. Ufashe mwami abari mu ishuri bagiye neza, bige neza mwami. Uduhe gutera imbere mu byo dukora byose mwami. By'umwihariko mwami ndasaba kugira ngo ureme mu bantu bawe inyota yo gusoma mwami. Gusoma niyo soko y'ubumenyi mwami. By'umwihariko gusoma ijambo ryawe mwami. Bibiliya mwami kibi igitabo dukunda gusoma inshuro nyinshi, ariko kandi mwami n'inyota yo gusoma ibitabo bitandukanye bitwungura ubumenyi mwami bwo gukora ibyiza mwami. Abantu benshi nibasoma niyo mpamvu ari abaswa mwami. Ubuswa turabwaze mu izina rya Yesu. Turemewe inyota yo gusoma byibuza mwami. Buri wese ajya agira igitabo abasoma buri munsi mu izina rya Yesu Kristo mwami. Birashoboka mwami. Ndasenze iyo nyota kandi mwami ndasenze kugira ngo utange uburyo mwami, izo resources zose zo kugira ngo abantu bawe bunguke ubwenge, bunguke ubumenyi, kuko information ni ikintu gikomeye mwami. Tanga iyo nzara n'inyota kandi ushoboresha abantu bawe mu izina rya Yesu. Amen.